Bravo bravo M23 ndabona umujyi rwose umaze kuba umujyi aha ni Goma wagira ngo nta cyabaye wagira nta ntambara yabayemo n'ukuri uraryoshe cyane ariko cyane wow yes turacyari karitsiye mu birere nkuko mubibona ibintu byahinduye isura M23 ibintu babishyize ku murongo AFC iyi ni polisi urabona ko bameze neza ndorera uburyo ki rwose umutekano barimo kugenda bawubungabunga ndagira ngo mubirebe mwewe gusa nababwiye uyu munsi ndabatembereza mbahe ukuri mbahe ibintu byinshi ni mu gihe mu kanya gato cyane ngiye kubageza ahantu hari buze kuba hadasanzwe cyangwa se muruze kubona mukabona ari ahantu hameze neza kurusha ahandi hose ngiye kugira ahantu nkabasobanurira byinshi bigiye bitandukanye asante sana. Yes bakunze Jeune Official rero mbagejeje muri Amura ibi ni ibikoresho mu by'ukuri byagiye birimo birazanwa n'abaturage barimo baragenda babiripotinga babizana ibyo bari baragiye batwara mu by'ukuri barimo kugenda babigarura babiripotinga babizana kugira ngo mu by'ukuri ejo bitazababyarira amazi nk'ibisusa ugasanga rwose bimufatanye mu nzu agasobanura iyo yabikuye nawe isasu rya urishizeho nanjye nari nditoraguye harani nko kwegeranya ibikoresho kugira ngo ejo abana batazabikinisha bikaba byabamerera nabi muri urwo rwego ndimo ndabikusanya mbyegeranya urabona naha ngaha byose ubwo wikoraho nawe urayazanye oya ndimo ndayegeranya ibi rero mu by'ukuri ni magazine zigiye zitandukanye z'imbunda zigiye zitandukanye iz'abasinayiperi izo mu bwoko bwa machine gun izo mu bwoko bwa machine gun amabogisi amatini ndetse n'ibindi bikoresho hanyuma aha rero tukahagira ikintu bita umwihariko hariho imbunda z'ubwoko bugiye butandukanye hano hariho ibikoresho by'imbunda za 12 irahari hari amarokete hari ikintu bita za anti-tank nazo ndimo ndazibona aha ngaha habonamo ikintu bita za siliforuding ibi bya bisasu bikurashishwa na za mbunda za siliforuding ndimo ndabona ikintu bita za rocket launcher prepared grenade ibi murimo murabibona ibikoresho ni byinshi cyane ndimo ndabona amakompora y'ubwoko bwose ibiringiyo donc iyi ni Amura y'abaturage ari kugenda bari kuri potinga cyangwa se kugenda donc bagarura bari baragiye babika mu mazu hari n'ibyombo harimo ibicaginga n'ibindi byinshi cyane urabona ko twamaze kuba tuhagera ahantu hadasanzwe ahantu ibintu biri kugenda neza ibirone ibimenyetso bigaragaza ko umujyi wa Goma urimo uragenda ukorerwa amasuku n'intare za Sarambwe cyangwa se n'abasirikare ba M23 nyuma y'uko none abaturage nabo batangiye kugenda bumva gahunda ya M23 yo kugenda bagarura ibikoresho bari bafite mu nzu bitaba ko ngo ari ibyabarindiraga umutekano ngo bitewe n'uko abazarendo yazabatesha mu mutwe ariko ubu tuvugana noneho bakabasanura bika hasi bagasa naho ubu tuvugana barimo kugenda mu by'ukuri bidepoza nyuma y'uko bazeye igisirikare cyabo cya M23 ko kiri kubarindira umutekano batiro nta mpamvu yo kubika ibikoresho mu nzu umutekano we 23 bari kurinda nta mpamvu yo kubika igikoresho mu nzu ubu rero akaba barimo baragira bate barimo barabiripotinga rwose babizana bavuga bati mwakira ibikoresho rwose nibi twari twubitse jasa ngiki yarakizanye jasa ngo sira yangu mimi naileta ushobora ngo babiguraga na FARDC abaturage ku madolari 25 iyo bombe ndavuga nk'iyi magazine bayiguraga amadolari 10 iki kikompora nicyo cyaguraga amadolari 25 urumva abasirikare bagurishaga abaturage ibikoresho n'igisirikare giciriritse kiri hasi cyane nibyo mpora mvuga donc ni kubahereza ngo mugende mwicane mu marani ubu rero bati M23 irimo kurinda umutekano ibintu meze neza nta mpamvu yo kubika ibikoresho mu nzu iyo igisambo kibishije imbunda bagishira muri gasho bagafunga bati nta mpamvu nimwe yo kubika ibikoresho abari kubo barazana ibikoresho bati mwongere musubirane ibyanyu ubu none umutekano tugomba mu by'uko mugomba kurinda natwe tugakora ibyacu bravo M23 aka kantu rwose nje nakabonye numva karanejeje cyane mu bintu byose natembeyemo uyu mujyi mu byo nabonye ibi nabyo biranejeje cyane kuko wasangaga izi mbunda rimwe na rimwe ziri kurasa abaturage ugasanga izi mbunda bari kuzirwana n'umuntu ufitanye n'undi ikibazo aho kugira ngo bagikemure mu buyobozi ugasanga bo ubwabo barimo kurasana hakamo na munyicire urumva ko ibintu ntabwo byari byoroshye
ariko ibi ibimenyetso nyuma ko naberetse umumujyi ukuntu activite harya wambwiye ngo ati tanka ni iyi hano ni ukwigisha ibikoresho oya ntukoreho ntabwo ndakoraho ariko kamera yawe iri kure ariko oya ndakureba ariko kira ahangaha cyane tanka ni akantu hacomeka gato k'umbunda ku mututu aka ngaka karakuvumbura aho waba uri hose waba uri mu ndake ya diametere enye bakakakoherezaho urakumva ngo ngwino wumve aha rero hari ibikoresho byinshi by'amoko agiye atandukanye ikintu ntarimo ndabona neza ni grenade amagrenade niyo ntarimo ndabona ariko nayo arimo wakabonye kakaboro aka kabonye ka bulletproof barimo barabiripotinga ku byinshi nk'uko birimo kugenda bigaragara ngira ngo rero mu by'ukuri twasoze dushimira cyane M23 AFC M23 ku gikorwa barimo gukora gusufura uyu mujyi wa Goma wari waramaze kuba nk'umujyi w'irimbukiro nyuma y'uko Gisekedi yarahaye abaturage imbunda ngo nabazarendo barabaye nk'abasazi banywa na bya bitabi babita ngo jeune patriotique ngo ni autodefense sha ngo ni autodefense ni ukuri kw'Imana umusivili ukamwita ngo ni autodefense dore nk'ibi byo babakuyemo ngibi urabireba ngibi n'imihoro ya mihoro yagiye igaturuka mu Burundi kwa Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye nari mahanga ni ukuri kw'Imana unahige harya ngo wabonye ati tanka byose birimo ahangaha nari kubivuga wenda nkabivugisha umunwa abantu ntibabyumve ariko biba byiza kuko noneho mbizanye no muri video bakaba barimo babibona ese niki babwira amahanga ngo abafashe babuze ibikoresho hari ibyo birirwa bashyira mu baturage banze kubaka imihanda bagura imbunda z'abaturage umutekano aribo birirwa banyanyagiza ibikoresho mu baturage ngo bajye kurwana bicana abaturage ubwabo uwo mutekano bifuza bawushakira hehe ni ikibazo ushobora kuba wakwibaza nanjye nkibaza gusa ariko abaturage bameze neza cyane gatanu kuri kagenzi kabo reka tubashimire rero abantu mwabanye natwe ahantu ni uku byari bimeze asante sana ciao ngo uretse ku Yes, bakunzi ba Eugene Official uburo tukatwamaze kugera ahantu bita muri Mogoma ndagira ngo abantu muzi ubuhinzi cyangwa se mwakoze mu buhinzi mubanze munsobanure iki gihingwa mbere yuko nkivuga rwose iki gihingwa kivuga mubanze mu kirebe mumbwire iyi banayita bang ni urumogi ni cya kinyobwa abasirikare ba FARDC banywaga bamara kunywa bakagenda bari kurwana nk'abari kwiyahura byamara kubakamukamo none ubundi bakayabangira ingata dore ngiki twabageje rero mu madefense yabo ahantu baryamaga mu ndorere rwose nibyo mpora mbabwira nti igisirikare cya Gisekedi cyari igisirikare cyo kwambura abaturage gusa nibyo bintu cyakoraga ndebera rwose nyuma yuko muri Side Kivu ku mupaka nabagejeje ahantu mu ndebere rwose aha n'ahandi hantu bagejeje mu ndebera ahantu abasirikare bararaga bihishe mu mifuka ngabo mu nzu buraha bari bafitemo n'abagore babo n'abana mu by'ukuri nagira ngo mubirebe neza byose mbibereke gatanu kuri kagenzi kako dore aho wagira ngo hari n'umazemo igihe yarapfiriyemo kuko ndimo ndabonamo n'intebe ntiwareba harimo umwijima imbabura batekagamo n'uduki twose uranza kiriya cyari n'igisasu basize bateze kiriya ni igisasu rwose ndabona kimeze nk'igisasu iki kintu mu kirebe se ni radiyo nguko ngayo rero nguko ngayo rwose nguko ngayo ahantu abasirikare babaga narababwira ntacyo ntazabereka nta kintu n'iki na kimwe ntazabereka ahantu hose nzabagezayo
aha rero ni muri Mogoma, ahantu bari bateretse imbunda nini cyane yasheringaga irasa no mu Rwanda mu mujyi wa Rubavu. Nkaba nahageze ngaha rwose uko hameze, ndimo ndagenda mbatambagiza. Stay cyangwa se mugume ahangaha ku muyoboro kugira ngo dutemberane umujyi wa Goma, ibintu byose tugenda tubibereka gatanu kuri kagenzi kako. Mugumeho mwe gusa nta kintu. Rero indani dore ahangaha nimwe bashiraga amatini y'amasasa, ariko no kugenda gake kuko ushobora kuba wagwa mu muriro. Urabona rwose ahangaha niho biberaga. Ahantu hose ubu none natangiye kwinjiramo indani kugira ngo mbahe icyitwa ubwino. Aha rero hari icyumba cy'umugore wa Fande. Murabona harimo n'inkweto n'iki byose. Mbega ahantu dore n'inkweto z'umwana, mutagira ngo ndi kubabesha. Dore ngizi inkweto z'umwana, mwangira ngo mwabibonye. Ngizi inkweto z'abana, ndimo ndavuga rwose ko mu by'ukuri dore n'amakofi barayataye. Ndimo ndavuga ngo bari bafite abagore mukagira wenda ngo ndimo ndababesha, ariko none izo nkweto ziri hari icyo zigomba kukwereka. Umbwire ko uyu musirikare uri kuza akafite n'abana yakwibuka urugamba aba ari kurwana no kugira ngo arebe ko yatabara umuryango n'umwana. Ubwo yarwana urugamba koko. Dore ingofero z'ibikarito twababwiye Gisekedi yabahaye, zinjiramo n'amasasu bambara bakagira ngo bambaye nk'iby'abahibu, ngo bambaye imyenda ikomeye, bakozamo rimwe rwose bikaba ibibazo. Wa muziki nababwiraga bakunda umuziki. Dore bibaze nuko mu ndake umuntu yazanye amburi, yazanye bafure. Mu by'ukuri mu ndebere uyu nguyu ngo yarinda umutekano mwokabye. Reba iya mburi yacometse ku gicuma, yafashe ibyuma byose byo kwa Gasoro araterura, araza no wagira ngo agiye kwesitara stade igiye gukuberamo ibirori, arangije araza atereka mu nzu. Dore diva, dore diva. Uyu musirikare yazarwana koko? Ntabwo ari umusirikare. Dore harimo udukapu tw'abagore, dore n'abana. Turano udukapu tw'abagore, ariko reba harimo n'utwenda tw'abana. Dore ibikapu by'abagore. Umbwira ngo uyu musirikare sasa njya gunira amavuta tukuza. Mukorogo, umusirikare mukorogo. Dore mukorogo, dore mukorogo. Umusirikare yarwana afite amavuta tukuza. Oya, ya nay'umugore, nay'umugore n'ay'ikidenede. Dore ngiryo rwose, ngiryo. Umbwire ukuntu umusirikare ashaka kubageza ahantu bari besitaye ya mbunda yarasaga hehe. Yarasaga Igoma ira mu Birere na hehe hose ku mupaka. Niho hantu undi kugira ngo tugere, niho hantu ngiye kubageza. Aha rero aha niho mu by'ukuri navuga ngo hari imbunda yarasaga iyo mu birometero. Ndashaka kugira ngo turebe aha hantu metero hafite, turebe uyu musirikare. Twaravuga ngo bacukuraga indake bakinjiza mu by'ukuri ugasanga bazicukuye bari wagira ngo bari ku gikuzimu. Ndashaka kugira ngo tubanze turebe uburebure bw'iyi ndake. Ndagira ngo ari bwo burebure tubanze tubupime, dupime ubu burebure bw'iyi ndake. Niyuname tubanze dupime uburebure. Kiramfasha we, tubanze dupime uburebure bw'iyi ndake. Iyi ndake ngo niyo yari irimo imbunda yarasaga ikarasa iyo iyo mu Birere ndetse na za Rubavu. Ndagira ngo tubanze turebe ndayijyamo se tugirebe neza utava muri mine. Noneho ngiyi ndake izi ni metero ebyiri. Oya, ntabwo ari ebyiri, izo ni 3 n'igice. Oya, ndagira ngo dupime izo kujya hasi. Aha ni metero ebyiri n'igice gutyo, sibyo? Metero 220. Metero 2 ubwo ni ubutambiki. Noneho tujya kujya ubujya kuzimu. Buretse mwuka byaramwe turawujyamo. uyu mwobo reba tujye gupima umwobo. Manura hasi, manura mu rwego, manuka hasi. Metero zingahe? 3, 4, metero 4 n'igice. Can you imagine umusirikare wabaga ari muri metero 4 n'igice, ubwo ari mu ndake, urwo rwego rutakugwisha. Yabaga ari muri metero 4 n'igice, ubwo ngari kurinda iki ngo yakoze indake ngo y'ubwirinzi. Ubu bamurasasuje ubwo tasunikira waha. Indake yari irimo minisiyo. Dore bisupe. Bitagira ibyo ukora. Reka manze mbereka ibisorori, bya bisorori mu by'ukuri bihembagamo umuceri bagiye muri operation muri Kibumba, nabyo nabigezeho bya biba kure. Dore ngibi
dore ngo ibi byaha biba kure byabo narabivuga mukagira ngo ndimo ndababesha barwana bafite ibiryo dore bacuruzaga amamesa do bacuruzaga amamesa dore umva ikintu ngiye kugusaba baracuruzaga ikintu ngiye kugusaba utagira ikintu wongera gukoraho utanagira n'ibyo utegura kuko nabonye barasize bagize utuntu batega dore izi n'inshinge rero baridorogaga bakitera n'inshinge urumva ibiyobyabwenge hano barafataga fata bitemewe noneho dore izi ngizi nimbabura iby'urugo byo nto turi buze kongera kugaruka iki cyo burebe neza utagwamo indake yabo katugere tuve muri indake tuve muri iyo ndake muri metero enye utagwayo ugasanga hariyo n'ibintu ngibi rero ubwo urabona iyo ngiyo rwose ni mu Rwanda barasaga iyo hirya kure cyane iyo niyo barasaga bari gupirona bari kugenda barasa uko bisanzwe ngiyo goma ngiyo nabatembereza turacyari mu ndake jene turacyari mu ndake turacyari mu bihome by'ubwirinzi byari ibya FARDC urusengero basengeragamo urusengero basengeragamo dore imodoka Kirimwami yatemberagamo iri imbere Kirimwami yatemberagamo iriya modoka asanga Kirimwami yatemberagamo agiye kuri Mogoma hejuru aha niho Kirimwami yatemberaga dore indake ubwo hejuru nasibonye dore na bya bikoresho byabo iyo barayishinze Mogoma tunaipata vizuri sana ya umusozi wari warananiranye umusozi wa Mogoma hapa ni Mogoma turi kumwe jeje wa Mogoma kabisa Yes, tugeze ku mazi ngira ngo muremo murabibona tugeze rero ku Kivu ni munsi y'umusozi wa Mogoma neza ari naho navuga umusada wo gufata cyangwa se kuba bakuramo iyi Mogoma waturutse muri baturutse ahantu bita za Minova bacamo hano nyine mu mazi abandi rero mu gihe imbunda bari bazitunze bamaze kuzitunga mu Rwanda M23 yabaturutse hano nyine ivuye za Minova irangije ihita ibaturuka inyuma bayoberwa igihe yabagereyeho hari abagiye bata hano ibikoresho rero ngira ngo hano murimo murabibona ni ibikoresho bya gisirikare byuzuye hano ngira ngo murimo murabona icyo bita ingato cyangwa se igikweto imyenda ama uniform n'ibindi byinshi abarongo bari babuze aho banyura bagenda rwose bari bashaka ngo kujya mu mazi byanze babonye batari buyoge ngo bayamare bahitamo gukuramo uniform bibera nk'abasivile dore nka ya nkweto wayibonye imeze nka ya nkweto yanje neza rwose wagira ngo ni fotokopi wayibonye dore nkweto sha umuntu ya iyi ni y'umusadeki umuturage dore ngiyi y'umusadeki dore izo ni FARDC rwose aha rero aha nibyo ndimo ndabwira abantu ubundi ahangaha navuga ko ahantu mubona kuri aya mazi ayamubona bageze hano ikirere kirangirira aha niho navuga ngo hagize uruhare mu gufata cyangwa se M23 yinjira hano muri Mogoma aha aya mazi no burya bigizemo uruhare mu gihe imbunda za FARDC zari zirangamiye iri hafi no ku mu Rwanda aho ngaho hafi na za Rubavu hariya ku kibuga cy'indege banacungamiye ku bantu baturuka za Kibatini so rero bo bari barebesheje imbunda ruguru bari bazi yuko hano bafite protection y'amazi kumbi M23 yaciye hano mu mazi iturutse yo za Minova abana bazi koga neza amazi barayogoga bagera hangaha bo bari kurasiriya noneho ngo bahazamutse mu madakika hano hejuru kuri Mogoma ngira ngo ahangaha muri aka gasozi bakuriye ngo mu madakika bari bamaze kugerayo none bakimara kugerayo icyo bahise bakora bahise baturuka inyuma babandi mu by'ukuri bari kurasa ntabwo bamenye ngo ibakubise iturutse he aribyo byabindi bita ngo shayi ugira hino utagwa muri za mine iyo ngiyo buriya ntabwo hari safe rwose witonde ushaka kwisanga uguye muri mine ikaguterura Eugene umuturage hano ukuntu yambwiye ko ngo abangaba ngo bari bamaze kugera hano bamaze gutsindwa urugamba bizeye ko
bahita bashimuta amatanga turabereka ku cyambo bashimusa amata n'amato barashimuse yego bakimara kuyashimuta bahinduka abasivili bamaze gukora ibirometero 20 bagiye ko nabona convoy M23 ibwiye captain ngo ubwato buhindukize nta numwe urashe nukubisanza ahangaha ati umwe yicare mu maguru yundi ati kandi amaboko tuyareba umutwe ahantu rero nk'ahantu ntago hajya habura ibikoresho by'intambara ubu iri ngiri tubereka ni isasu ry'imbunda iri ni isasu ry'imbunda nto yo mu bwoko bwa AK47 Kalashnikov ngira ngo rwose ibyo byo urabizi nabyumvishe ni uku rero ahangaha nuko bimeze turimo kugenda tubatembereza uko ibintu byari bimeze gatanu kuri kagenzi ka bari bahunganye na supanete none se bari abana babo bari kuryama ahantu hatari supanete abana babo bari kuryama dore za bullet proof tuba tubabwira zikozwe mu plastique dore ngizo rwose ngira ngo murimo murazibona element iri ikozwe mu gikarito dore na twa dukapu batwaragamo udukoresho utungutu batwita bucengende ni bucengende ngaha rero nguko uko ibintu bimeze turimo kugenda tubakontorora iki ni ikivu rwose ngiki ni kinini ntiwagiheza turi kumwegege rwose sa wa prince yes bakunze Jeune Official rero ubu tuvugana nkaba nicaye muri Mogoma yes iki ni ikivera cyangwa se ni ibiro niba turi bubyite ibiro sinzi uko turi bubyite ariko nkuko mubibona ni ahamwe mu hantu hari hakambitse umwe mu basirikare bafite ipeti rikomeye cyane wari urimo rero cyangwa se wari umwe mu bayoboye uyu musozi wa Mogoma. Aha niho yakontoreraga ibintu byose kuko hariya imbere gato cyane hari icyo bita umunara. Uriya munara ngo akaba ari antene, na antene y'ibyombo. Na antene y'ibyombo rero yabaga ari hana kontorora umujyi wa Goma ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Impamvu niteretse rero ahantu nk'ahangaha first of all ndagira ngo manze cameraman abereke. Ahangaha hari magazine, nubundi izi magazine cameraman murazibona. Izi magazine rero zikaba ari magazine n'ubundi z'ibikoresho by'intambara. Ngira ngo murebe babana ni ibisigazwa. Aha harimo uburoso na korogati ndetse n'icyo bita ngo ni ponsho cyangwa se sinzi uko turi buze kucyita. Nicyo gupigamo igoti. Yes, ni sleeping bag. Aha rero urabona ko ibi bikoresho byose ni ibikoresho afande yifashishaga ayoboye cyangwa se arimo aragenda kontorora uyu musozi wa Mogoma. Musi yanjye murimo murabona amazi, na amazi none ikiyaga cya Kivu, mbega gasozi keza, mbega gasozi gafite icyo twakwita mu byukuri donc kari strategique cyangwa se gasozi kari beautiful, na gasozi kaba karimo cyangwa se karimo kakayaga kaba gaturuka no mu kiyaga cya Kivu. Ariyo mpamvu nava ngo gafite ubwiza nyaburanga, ariko none usibye kuba gafite mu byukuri aka kayaga gaturuka no muri amazi, mu byukuri iyo oxygene iba ituruka hano mu kiyaga cya Kivu, kanarareba neza hano imbere uba ukontorora umujyi wa Rubavu. Aha rero ni muri wa musozi n'umundi tukirimo wari wesitayemo imbunda zidasanzwe. Izi mbonero zikaba zararasaga mu mujyi wa Goma cyangwa plutôt mu mujyi wa Rubavu. Aha rero naberetse kanagerageje kubereka mbereka aho abahushije cyangwa se abasubije inyuma ibyo bitero byaturukaga ahantu aho banyuze. Ese mvuga iki ndeka iki ko Jeune Official nta hantu namwe tutazabageza nyuma y'igihe kitari cyinshi cyane, dore ko bitarenze ibyumweru 3 byonyine uyu musozi wa Mogoma ubereyemo intambara isibaniro. Already twamaze kuhabageza n'ahandi henshi rero tuzahabageza. Icyo musabwa gusa ni ukubana natwe. Narababwiye nti icyama cya M23 kina nguvu sana cyangwa se gifite imbaraga zidasanzwe. Nahoze nyura mu mujyi, naciye muri access zigiye zitandukanye, amasoko arimo ararema. Abantu benshi bavugaga bati mu byukuri ese ubu uyu mujyi urimo abaturage, uyu mujyi urimo abacuruzi baracuruza nk'uko bisanzwe, nk'uko byari bisanzwe mbere. Ariko noneho
kuri inshuro none naje mu buryo mu by'ukuri ninjiye mu buryo butameze nk'ubw'abanyamakuru cyangwa se ngo nze kuba mfite uburinzi n'iki byose wenda nk'umunyamakuru, nagerageje guca aho ngaho rwose nigena nk'umuturage usanzwe kugira ngo nze kwinjiramo ngende mbaha buri kimwe cyose. Ariyo mpamvu muri kubona ndi free cyangwa se ibintu byose ndimo ndagenda mbibereka gatanu kuri kagenzi. Ariko icyo nabwira abantu, mbibutse ko hari akavidewo nabanje kubereka abapolisi bamaze kugeramo mu mujyi wa Goma, umutekano ni wose, abaturage barifuza ko ngo donc nta n'uwi uramutse uvuze ngo Gisekedi, uramutse uvuze fashi cyangwa se ukavuga izi ngabo ziri ku butegetsi bw'Kinshasa, bakubwira ngo subiziyo urikuye bose intero nimwe, turashaka M23, turashaka AFC M23 kugira ngo ariyo ikomeza gukontorora uyu mujyi. Nagerageje kwakira cyangwa se kuvugana n'umwe mu baturage ndamaze nese kubera iki mwifuza ko M23 ariyo ikomeza kuba hano muri uyu mujyi wa Goma. Yavuze yansubije ibintu bigera kuri bitatu byonyine. Yambwiye ati icyambere security, umutekano, ahari umutekano ibintu byose bigenda neza. Ubwo urumva yaryana bisobanura, avuga ukuntu nyine ngo hari yabibwaga, ukuntu bakwaga imisoro idasanzwe idafite icyo bisobanuye, ugasanga nko mu mujyi wa Goma ngo umujyi wonyine urimo barriere utabara, zose ari barriere zigamije kugira ngo zitware amafaranga y'abantu n'iki no guhohota n'iki byose. Ibyo byose baravuga bati icyo ni icyambere. Icya kabiri baravuga bati nta muturage ukizira ubusa, kumwe twabaga twumva amasasu nijoro avuga, ubundi tukabona tukajya kubona nk'umuntu wamushyize ku karayi barimo baramuteka cyangwa se barimo baramukaranga, barimo baramwotsa, barimo baramushiririza. Ibyo nabyo bavuga ati ibyo ntago tubiheruka. Ari naho banahere bavuga bateje ubundi hari ibisambo by'ibyo bikoresheje imbunda, ati babibwiye ngo bimanika amaboko byanga kuyamanika, ahubwo bishaka guhangana nabo. Barangije mu by'ukuri babicisha bugufi. Ibyo nabyo babidusobanuriye. Turangije noneho turabaza tuse none icya gatatu ni iki? Icya gatatu batubwiye bati usibye kuba M23 irinda umutekano ndetse yewe igakuraho nibyo by'abantu bishyira hejuru, ati ikintu cya gatatu kidasanzwe nuko itanga uburenganzira ku muntu wese agakora icyo ashaka. Donc ni demokarasi muri make, nibwo buryo nahise mbishyiramo. Ngira ngo hano munsi urabonamo harimo ubwato, ni Emmanuel. Ubu bwato rero ni ubwato budasanzwe, n'ubwato butembera buva hano bujya muri Sud Kivu, nabwo mu by'ukuri burimo burakora amasaha 28 kuri 28 burimo burakora. Hanyuma nagerageje no kubageza muri indake za FARDC ndetse n'abarundi, nabatembereje ibivera mubona uko byintu byari bimeze. Ni byinshi cyane, ndacyabafite byinshi ngomba kubereka, aho ndibuze no kubageza muri Amura mu by'ukuri aho ibintu. Ariko mwabibonye iyi magazine mwayibonye, ibikoresho by'intambara hano biracyanyanyagiye, ntabwo mu by'ukuri amasuku arakorwa. Iyi ni magazine y'imbunda AK47, ngira ngo murimo murabibona. Iyo ni grenade ntuyikoreho. Iyi ni grenade, iyo ni grenade niyo. Iyi ni grenade y'ubuhe bwoko? Ni grenade yo mu bwoko bwa -1. Yego. Sinzi niba ibyo uvuga ari byo. Gerabona kimeze nk'ikintu cy'igicupa, gikamera abantu batubwira. Nyine gifate wowe, niba ari igicupa gifate. None se ubundi kuvango ngifata uzi kari kibi, kandi ahangaha uri nawe shaka guhita. None hari umuntu ugikozeho se? Ahubwo ikibazo naba bana bari gukinira ahangaha muri iyi daki. Abana bo rwose bizaba ibindi bit. None se n'uyu mukandara ni ikibazo? Uyu si umukandara wa FARDC. Ushaka kuwupia? Ariko nawe nawupia nkwambarire he? Umukandara wa Fande ahubwo korodirete irihe? Nukuri kwimana mu ndebe. Niko uyu ni umukandara wa Fande, ndimo ndagenda mbereka rwose, ariko se nta gisasu gitezemo. Umukandara wa Fande nka mifakandara mu by'ukuri ya aza Arsenal bagurishaga mu Rwanda. Can you imagine? Afande rwose dore umukandara yawutaye, ntabwo yigeze abona umwanya wo kwambara. Hano hari ibintu byinshi nshobora kubereka. Hari inkweto, hari ibikombe, dore kiriya gikombe nicanyweragamo nk'ubuyi, ariko Afande yaratuye ahantu wajya kuryama se mwiriya poncho. Donc ikintu kitaraha cyonyine nicyo mutabona.
ariko ibindi byose ariko kari agakombe kari kaziritse hariya kari agakombe nako yanyweragamo ubuyi yatamiragamo ubuyi. ariko ubwira abantu uko twabageje no ku murima w'urumogi. Umurima w'urumogi se ntibawubonye? Bawubonye ibintu bimeze neza. Ese iyo nkweto yagukwira? Aya ntago nayambara. Basanga barashizemo n'imitsino. Ntago nabishyira mu maguru yanjye rwose ibintu by'abafaridese niyo wazana iki. Nguko rero uko ibintu bimeze. Hanyuma rero aha hantu ubundi hari ahantu h'ingenzi cyane strategique. Niyo mpamvu ze ndekanze mpabageze kuko iyo uhari uba ukontorora Goma yose, ariko no usiba Goma ubonareba za Rubavu ubu yifite yose nahandi twita ngo ni mo Rubavu uba uhafite. Urumva izi mbunda zabaga zigenze muri aka gasozi nizo zarasaga za Rubavu. Ariko naje gukurikirana operation ukuntu yakozwe. Nukuvuga ngo M23 yazamutse hano muri mo Rubavu, muri mo Goma. Izi neza ko harimo abasirikare, ariko abasirikare bari bazi ko ari abasirikare ba Monisco, ari ingabo z'amahoro. Kumbe Sadeke niwe yo yirunzemo ahangaha muri aka gasozi, ije kurwanira kuri aka gasozi, ije kurwanira hano yari yagakabye. Noneho 23 aravuga ati niba ari aba Monisco bahari nta kibazo, ikigaragara ntago bari burwana. Ikintu gitangaje baje kwisanga bisanga ari muri Sadeke, isasu ari isasu itangira bya bindi byo kurwana. Nuko nguko ahisasu ryahabereye, isasu rihana inkoyo ivumbi ratumuka. Donc barahanganye ngo urugamba rwamaze hafi nk'isaha bahanganye nabo. M23 ubwato ko ufite umuvuduko karuko nyine nzi koga icyo kanze ndaje bugeraho ngere karuko nzi ibintu byo koga ndamutse ngoyemo haranahita ngaruka gikomando cyawoga nk'inyogoye. Ibyo by'inyogoye bijyana na Yago yo ngiyo. Nukuvuga ngo njyewe bijyana na Yago muri Uganda. Nuvuga ngo njyewe namaze kumenya kahanwa habereye urugamba rukomeye cyane. Ariko iyi Sadeke mwoka byaramo hari inkuru ntabwo yari yakarangiye. Nabaje ni ese iyi Sadeke mukimara kuyisanga hejuru mwarababariye mwarabaretse mukimara kuhagera mwarabaretse mwabagenje mute k'abantu bari baje babarasaba barwanya mukagera muri uyu musozi byagenze bite? Uzi ukuntu babigenje? Iyo ngo batabanza kurasasira imbunda y'umusada rero fitara ya artillery, iyo batayitagetinga ngo uzi imbunda yirashe yari iri ahantu bitazakibumba. Kandi imagine mu birometero 27 niyo mbunda yarashe yahangaha muri uyu musozi wa Mogoma. Kuko ngo abasadeke bari hano hangaha kuri iyi radio, kuri antenne oya ni hano kuri radio ya Tennis niho bari noneho sura ya 23 baravuga bati reka tugende duhita tunafungura radio. Kumba basadeke bayirashe barashantene banarashantene. Abasadeke sinzi icyo muveture baba bariramo, ariko ndababwiza ukuri akunze Jeune Official uyu mujyi uraryoshye. Ndabona ijisho ryahindutse Jeune Official. Iri jisho nta kuntu utanduka kuko nagiye imihanda minini cyane, nagiye imihanda myinshi cyahuye na Brasserie. Brasserie haro ntagikora barayisahuye. Ariko mana y'u Rwanda, mana y'Kongo, mana ya Goma sinzi uko ibintu bizagenda, ariko biri umutekano muragenda uba neza gatanu kuri kagenzi kabo. Hanyuma Jean Paul dore abasirikare ngo barakuramo imyenda, dore ngo bari kuri reporting. Ngiye ukuntu umushefu hano yambwiye Petro yamanutse bamanutse ahangaha ari 6. Urumva bageze ahangaha bareba uyu mujyi hasi bahita bakushije. Ubwo abasirikare ba FARDC bari bafashe ubwato butatu babushimuse, baba baranyoresheje bakoze nk'ibirometero 7 muri aya maza. Bahita bahura n'akato ka convoy, babwira capitaine ubwato ngo ubu bwato busubize ku poro, nta muntu urashe. Urarasa turamusukamo ururimbi, turamusukamo umuriro.
Ejene aragengo aragengo ahita mukata n'umuvumba hwi arabujya abo basirikare bari baburimo barababwiye ngo buri wese avemo afashe amaboko yose ku mutwe bameze bariki none ikintu gitanga inifomo twaberetse bari bayisize barazi kubibona kuri video sibabibonye se nabishize imbere inifomo ari bayisiza umujyi uraryoshye urimo urumva ingoma zigiye zitandukanye izi ngoma bazita indure nizize gutuma hazamo copyright buriya bwato arya bwitwa Emmanuel bato Emmanuel ubu bwakira buriya nk'abantu bangana bate 500 personnes abantu 500 ni bunini cyane aharuna agasozi ariko rero hari ibintu hari kwemera ndimo ndabona imisozi ukuntu yubatswemo ama etage avuga nti imisozi rwose na manegeka ni manegeka pe ni manegeka AFC zari ukuntu bikemura kuko inzi ishobora guhirima ikindi nanyuze abantu mbereke Gisenyi ikindi nanyuze kwa guverineri Bahati Erasto naho nahageze iyo ibi bintu bitaba cyangwa se iyo igihe nk'iki kitagira ngo nereke abantu intare za Sarambwe ziri mu mujyi wa Goma byari kuzambabaza cyane kuko kuva batangira kugeza ubu hari abantu batiyumvishaga ko M23 yafata umujyi wa Goma bahuraga bari kuvuga bati ariko fighter igihe mwavugiye ngo bazagera mu mujyi wa Goma igihe mwavugiye ngo bizagenda bite nukubera iki batagera mu mujyi wa Goma ntabwo ni inkoni hirigiye mureke gushyuhaguza zumu no kuzuminga nyine nkababwira nti mwe mutegereze igihe nikigera inkoni hirigiye nubwo nti nyamara ya 23 bari serious ntibabyemera ubu rero sahi rwose ngira ngo naberetse n'abapolisi abantu hashize abapolisi akuna kurudi nyuma kabisa ntabwo bazigera basubira inyuma ibyo byo mu byibagiro abaturage bamaze kwisobanukirwa arimo kuyoboka icyama Imana ya Kongo Goma iraryoshye Bukavu nagahebuzo narayibutembeje mwarayibonye nubwo hari muzuba nk'iryo muri turimo ahangaha ari zuba ryinshi cyane ariko ibice byose nabibatembeje ni n'ahandi henshi zabatembeza icyo musabwa gusa no kwemera mukabana natwe hano kuri Eugene Official ibintu byose tukazajya tubakurikiranira gatanu kuri kagenzi kako ariko bwana Jean Paul Internet ubungu biri gukora yari yatangira gukora radio zose zigoma zatangiye gukora ubusezi tujya gusaba interview dutangira kujya gusaba interview ubugoma tugomba kwiraramo tukararyama dufite amahoro tukumva ko ibintu bimeze neza nitwubundi tugomba kugenda tubaha ibintu inzira mugomba mukavuga muti niba fight uyu munsi yaharaye natwe twaharara birashoboka why not tutaharara kongiragenda amahoro niyo umva hari umutekano my friend nimba bwira ikintu bita security mwumve Goma nimvuga ikintu bita security mwumve Goma amutara mumvisha turi kuvuga FARDC n'abaragenda ayisagenda nagende nta kibazo ko n'ubundi se nta kibazo ko ntacyo yadutwara nuko nyine nagenda none se abazarendo bura wasanga arega abazarendo buriya abaturage ntibazajya batubesha ngo batubwire ngo bazarendo ngo toke kwabo kandi hari utuntu twa make babazaniraga oya ibyo ntago ndabyemera hari abantu bataramenyera kumva ko bagomba gukora ibintu bikagera neza bakibuka ibyo abazarendo bakuraga iyo mu byaro bakabazanira kuri make ibyo bintu ntago bikiboneka ese kuki ubu byakira ntutekereze uwo babyambuye we ngo asigaye ate wowe kishimira kwakira ukaba warishimiraga kwakira utatekereza ngo ese uwo babyambuye wasigaye ate ibaza ari uwo babyambuye none bakabishyira undi muntu namaze kubona ko FARDC ikoreshaga yanywaga itabi ryinshi barabonye ko barihinze byazanye n'ingo ariko kiriya giti nk'ahari iwacu bakibonye nko ku rugo nk'ahari ni 25 kiriya giti se turagishyira muri video ndagishyizemo kiriya giti ariko babonye ziriya ndacyo bacukuye indake namanutsemo ku rwego niko indake zisaba umuntu kujya mu rwego noneho hari iri hano ahangaha hariya yo ugiyemo nta nubwo wabona ugukuramo
ariko ni indake n'umwobo ni tuwarete ndaje ndakwereka aho hari amarinete y'umugore wa Fande yasize. Ako ibaze afande kuzana umugore akamuryamisha ku mukeka. Tuhagere rwose. Abana hano nabo bari muri Mogoma rero barimo baragenda bareba ariko ahantu uramutse uhanutse my friend. Uramutse uhanutse. Ngera burandima kugitinya kugendagenda muri ibi bihuru. Kuko ndi kwanga ko ushobora no kuba watirimuka cyangwa ukagwamo no muri mine ikaguterura. Bisaba kuzana inkweto ziremereye. Inkweto rwose wizeye amano. Ngaho da. Kira kivera nta muntu urimo. Hehe. Icyo ngicyo kiri hano hasi. Nk'umuntu yararaga ahangaha koko. Iyo ni ikaramu yapangishaga urugamba. Fungura ndebe. Iki? Fungura ndebe. Fungura iki se? Fungura icyo kivera. Babarira. Harimo n'amatera. Ni uburinzi wana. Ni uburinzi. Harimo iki? Ahantu hose nibikore. Iyi magazine yiruzuye ndakurahiye. Ngoye kuri magazine yuzuye. Dore. Icyo nicyo bita singizi se n'izindi mo ruguru. Aho ngaho naho harimo magazine. Ibikoresho by'intambara byo ni byinshi ndakurahiye. Dore ahantu ho koloneli yarambikaga. Aha ngaha niho yaryamaga yashizeho utuntu tw'udufuka. Wisesera. Dore kwa koloneli. Dore kwa kane. Oya, iyo magazine iyi munisiyo ntabwo yapfa ubu sigomba kujyaho izindi ziri. Iyi munisiyo ariko ibi ni ibikoresho Gisekedi yagiye asiga. Dore ibi ni ibikoresho Gisekedi yagiye asiga. Se babikuramo bate? Kanige gukuramo oya ntabwo ari uko byihorera. Rishobora kuguturitsa. Nawe reka nawe kuramo turebe. Reka nawe nyine kuramo turebe. Umusivile wowe nyine kuramo niba ndi umusivile zana ngufashe ngo kuramo ntabwo ari uko bakuramo. Do reka nkwereke. Fata video fata gutya nkwereke. Aha yigeze kapiteni. Uzi ko bizi sha. Babone noneho gusubizamo. Ukaburi kurodinga. Bakunzi ba Jeune Official na TV wacu. Ibi ngibi bishaho kugira ngo mu Rwanda ubibone. Ibi ngibi ni munisiyo. Abantu mu Rwanda ni wakibona n'uwagutuma n'igishushungo. Abantu utababwira ko TV wacu na Jeune Official aribo bajya zino kinda zikoresha do. Amanga data. Amanga ndagapfusha rukara. Fasha. Mugana nanjye reka mbineseye. Neka nese ugira gutya. Gutya. Uri gupangura gutya. Uri kubibona? Ndayipanguye. Ndarodinguye. Gutya. Aha ngaha ndi kubona ari kuvamo nk'ibijumba. Hagira ngo ntara yarasoro yavuyemo do. Menya ari ububiko. Rekera. Aha haracyabamo rasoro. Ongera usubizemo. Tuvugisha uko. Oya subizamo. Usiceze. Reka tubanze turebe ariko ngo haba mangahe. Haba mangahe? Turodinga mu cyagara. Kari menshi. Ture. Ni menshi bwana. Amaye. Ni too much. Ariko ibanza ari yarapfuye. Amaye. Gize ngo biraturitse. Turi. Ariko mwoka byara. Dore munisiyo. Ngore rekeraho nagari. Akantu nk'aka kambura ubuzima umuntu kabisa. Nubwo ari gato. Nikamushobora. Aka kambura ubuntu ubuzima pe. Dore. Rekera eje. Kimbunda ariko biraryoshye kubikuramo. So binyigishije. Ndashaka kubara amasasa bari mu bwo hanashizemo. Sibyo? Kature magazine birimo ubundi amasasa ngahe. Nyine barature. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. 1 2 3 4 abari 30. Abari 30. Ubwo harabura 2. Harabura 1.
harabura rimwe. Iryo rimwe rigiye rero sasa ryarashe ndi wasanga ari rya fande yirashe. Iyi munisiyo sasa rero sinzi ngo turayisubizamo dute. Iyi munisiyo irasubiramo ite? Wongera usubize. Ndarodinga sha. Kaniga ariko twiga no kurodinga. Ariko noneho umuntu urimo arambona aravuga ati noneho Eugene ni umusivile fighter, ni umusivile bigeza. Ariko nyine je suis la civile man. Nigifara. Ndarodinze. Mbabarira datagira nundebera mu mbonera kura akavuga bona ndi kurodinga ati kigiye kuturasaba kamena umutwe. Yes, ngibyo rero iko ibintu. Iyo minisiyo ishyire mu ntuze ya fande. Inki? Yisubize mu nzu ya fande. Nibisigara hangaha bazabibona. Turimo turacyatembera muri minisiyo rero mu byukuri ibintu bimeze neza. Ngira ngo wenda nahinira ngaha mukanya nkaza kubageza ahantu bita noneho muri Amura. Sibyo se? Kabisa. Asante sana. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.